Ndagusuje wowe ukurikiranye Fofo TV show muri kano kanya nizere ko meze neza amahoro y'Imana komeze abane namwe mwese mwebwe mukurikirana Fofo TV show nizere ko meze neza mbwira nutameze neza ihangane uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikagenda neza sorry kanigizeyo zino telecommande ejo bikagenda neza nje kubabwira kuntu wakita ku musatsi ukarambuka kandi ugakura vuba kubera ko hari igihe umuntu agira umusatsi atazi kuwitaho nugira umusatsi utazi kuwitaho ntabwo uzakura uzagwingira murabizi ko iyo umuntu cyangwa reka ntange urugero ku mwana iyo ushaka ko umwana akura neza uramugaburira ukamugaburira ibiryo birimo intungamubiri zose ibiryo birimo vitamine niko n'uyu musatsi wacu ukeneye vitamine umusatsi nawo ukeneye intungamubiri sibyo yemwe babyeyi munkurikirana murabizi ko hano kuri Fofo TV show dusa neza turasirimuka rero niyo mpamvu nanjye mba nashatse kubazanira ibintu bituma dusa neza sibyo wowe utarakurikirana Fofo TV show warahombye nimba uzi ko hari umuntu utungana trailer nyinshi muhe iyi video yirebere kuntu yakita ku musatsi sibyo murambaza ngo turakoresha iki uyu munsi nzanye igitunguru ngiye kukwereka kuntu wakiramburisha hariho abantu bumva ngo igitunguru kirambura umusatsi mutazi ko bikora uyu munsi ngiye kubiberekera hano kuri kamera sibyo babyeyi bakobwa munkurikiranye uyu munsi ngiye kubereka uko igitunguru kirambura umusatsi wawe ugasa neza umusatsi wawe ugakura vuba ugahorana fresher sibyo kuva uyu munsi ntabwo uzongera kogosha umusatsi wawe hari amazi nigeze kubabwira sibyo hari abantu mutarebye icyo kiganiro searchinga Fofo TV show uri buboneho icyo kiganiro nababwiye kuntu wakoresha amazi y'umuceri sibyo ukayabindikisha umusatsi wawe ayo mazi y'umuceri adufasha gukuza vuba umusatsi sibyo nutawitaho ntabwo uzakura vuba benshi bambaza ngo Fofo ngo umusatsi wawe urakuze ngo aka kanya udakura nimba ufite uko wita ku musatsi sibyo ariko nanone mbabwire hari abantu baba badakuza vuba umusatsi utumva mvuga gutya ibi nibyo bintu bishobora kugufasha gutuma uvayo vuba nimba udakuza umusatsi vuba ifashishe bino bintu ariko murabizi hari n'abantu ubusanzwe bakuza umusatsi vuba ukajya ukabona umuntu umusatsi we ni mwinshi nyine ukuze vuba mu buryo utazi mu mwaka umwe ugasanga afite umusatsi ugwa birashoboka pe wowe ukawutereka imyaka 3 ukabona ntaho ugera nimba utereka gutya umusatsi ukawutereka iyo myaka ukabona ntaho ugera vayo nkwereke turambura umusatsi sibyo tugiye gukoresha kino gitunguru urabanza nyine ukagitunganya ndi kugishishuraho ibi bintu by'inyuma sibyo nawe vayo wige icara wige shu utereke na trailer yawe uri kubona iki gitunguru turagikase ushobora kuba udafite rape nimba udafite rape sekura igitunguru cyawe gisekure kuko turi kugishakamo y'amazi please turi gushaka amazi ari muri kino gitunguru ushobora kugisekura cyangwa se nimba ufite blender yawe ukagira gute ukagisya sibyo nimba ufite blender wagisya ibi bintu ngiye gukora ntuzabikore ngo birarane ndakubujije sibyo nshuti
ntuzakora ibi bintu ndi gukora ngo ubishyize mu mutwe urabiraranye, sibyo? Hari igihe nge ntabwo nabirarana kubera ko ntabwo nabasha gusinzira n'impumuro y'igitunguru mu mutwe ntaramesamo, sibyo? Nshaka kubikoresha mu gitondo ntamesamo nimugoroba, ariko ngo reka nimba urambukirwa da ndumva kindiye harya sinzi ukuntu nimba igitunguru kinabikoze kare koko, sibyo? Fata kino gitunguru ngo ugacaho iyo udashaka ko igitunguru kikurya, use ko cyamaze kurya aricyo bimaze, ukegura ugutwi hano ugashyiraho agatunguru, sibyo? Simubibonye kiseko nyinshi we, ukagashyiraho ngo bituma kitakurya, nawe wazagerageza. Muranyihanganira nyine, icyo umuntu ashaka se nyine urihangana sibyo? nanjye ubu nihanganye muri kubibona. Okay, bitaza gutwara umwanya munini please, reka mbe ndekeye bino, sibyo? Kambe mbirekeye maze mbereke icyo nashakaga kubereka, sibyo? Reba, tubonyemo igitunguru kirabye, urabona ko bimeze nk'amazi, bimeze nk'amazi bya bitunguru byacu uko bimeze rero, sibyo? Nababwiye ko ushobora no kugisekura, sibyo? Wamara kugisekura rero ukakifashisha, kubera ukuntu bidiye cyane, reka mbesoje iyi video, sibyo? Abantu mushaka ko nzabishyira mu mutwe, reka mbabwire ukuntu wabikoresha rero. Uko wabifashe wabirake uhita ubishyira mu kayunguruzo, wamara kubishyira mu kayunguruzo ukabikandiramo, sibyo? Cyangwa mu gatambaro wayungururisha ukabikamura, amazi avuyemo ugenda uyasigamo gutya ahagana hasi aho umusatsi umerera, sibyo nshuti zanjye? Aho umusatsi umerera niho ugenda ushyiramo kugira ngo umusatsi ugende umera neza. Rero ndabashimiye abantu mwadukurikiranye hano kuri Fofo TV show, ubutaha nzaza nakirabye gishyiremo mubireba, sibyo? Cyangwa abantu muzi umuti wo reba kuntu ndi kurira wagira ngo hari icyo mbaye, murambara kuko nabishyizemo aka kanya, ndabanza nuze mbone kubishyiramo, sibyo? Ariko ikintu nababujije ntimuzabirarane, kandi reka mbabwire, uramutse ufungana wakoresha amazi y'umuceri, ntabwo wakoresha igitunguru. Igitunguru gikoresha abantu bafite ubuzima bwiza. Wowe urwara amasinezite, hari ibintu umuntu yumva bigata bikagufunga, rero niyo impumuro y'igitunguru ushaka kugufunga. Abantu mbwiye ko bakoresha bino bitunguru ni abantu bafite ubuzima butarimo amasinezite, butarimo ibiki, bafite imyanya y'ubuhumekero mizima, sibyo? Nibo babishyira mu mutwe nta kibazo. Ubwo rero nimba wowe urwaye ayo manuza akoresha amazi y'umuceri, sibyo? Bizagufasha cyane, bizagufasha. Namwe mubishyiramo murakamura mugashyiramo amazi y'iki gitunguru. Ndamushimiye rero wankurikiranye, nuko warambura umusatsi wawe ukaba umusatsi mwiza kandi ufite fresheri ukazihorana. Gaho rero